ubwo bwa mbere mbonye umusharindagira kuri imihanda akarindagira ariko agata umutwe nibwo bwa mbere buriya mu bushongwe n'ubukaka bw'abasha nibo ba mbere bihagararaho ariko mbonye umushi ufite IQ iri hasi mbese chip bisobanura iki ubwo ijambere mwarabonye bari abagore bikunda mwarabonye bamwe bapfuneka mwarabonye abandi bafite imijinya myinshi cyane ndakwiyamye ariko ni weakness RPF yagize kuba itarabashije kurera abandi bayobozi bari strong enough like our president Paul Kagame. Donc ntabwo FPR yabashije kurera mu buryo bwa politiki abandi banyarwanda cyangwa abandi banyamuryango bafite ubushobozi mu miyoborere ku kintu ku buryo batazajya bakomeza bakabifata uko bitari. Yavuze ku nkuru ya Eva avuga ko yatandukanye n'umugabo we kubera yuko nyine ngo no kubana n'umunyamurenge utari we. Bose abagore muranitse kila kitu chochote hanze amabera aranamye tunarikanye nakagenda ameze kuriya amabuna aranamye amatako yo abahanze ngo nicyo yagenewe kandi narababwiye nti hagati y'ivyo bice by'ibanga by'umugore n'amaso y'abagabo habamo rukuruzi kuki mushaka gucumuza abagabo babandi hejuru usanga abagabo Joy nawe kugira ngo aze kuza kwikuraho mu by'ukuri twatuntu tw'utugabo twagendaga tumutondagira yahise mu by'ukuri ababwira ngo mwebwe mwese muri nyana zimbwa muragenda murasa. Muraho neza inshuti zacu ndabakunda cyane ndabashimira mwese mwakoze subscribe share comment imana imugisha namwe mutarabikora ndabingizanira mu subscribe tubane 5 connective ikindi nuko dukora amasaje bose hanyuma tukaba dukorera mu ntara dukorera Kigali mu Rubavu Musanze Nyamata na Muhanga kuba uri hose rero nimero ugomba guhamagaraho 0788 ikindi nuko turanga amazu ibibanza amamodoka abakomisiyoneri uramutse ushaka imodoka ushaka inzu ushaka ikibanza cyangwa se ubifite ukaba ushaka kubigurisha cyangwa se kukodesha nanone watwandikira ku nimero yacu iyo ngiyo niyo watubonaho 0788 ba diaspora nibaduhereza akazi diaspora hayi muba akazi so rero ni ukuvuga ngo hari ikintu natekerejeho yo umunsi sinzi mpamvu nabitekerejeho najyaga nibaza impamvu abatipe iyo bagiye mu gikorwa bagikora neza cyane kandi bakagikorera ku gihe ku murongo nta masaha apfa ubusa ntaki ubu naje gusanga bano batipe bakora itangazamakuru cyane cyane abangaba ya YouTubers abatipe benshi ntabwo bajya bakaraba noneho nimushake mu ntoki ntabwo abatipe ba YouTubers izina ry'Imana ntabwo bajya boga baranuka noneho baraje bavuge ngo uzi impamvu bivuze ni uko ngo iyo abonye inkuru atitaye ngo ya broshe cyangwa atitaye ngo yakarabye avuga ati kamera se ko ntibinukire no kuvuga ngo we ahita agenda akajya kuri kamera reka mbaho urugero oya reka nze mbihore mbagira ibanga ariko aba YouTubers batipe impamvu bajya bakora ukabona biri kwiruka ntabwo bajya boga ntabwo bahindura imyenda nyine ngo babigire big we ikintu cya mbere no gufokasinga ku kazi naho twebwe turahaza tukajya ngo koga mu birose kugira ngo turanukira kamera tukajya kuburosa ubwo wa muntu ukore ya nkuru arayikora ikiri nshyashya nowe agahita yihutira kuyikora noneho twebwe turi muri koga kwiburosa urumva kwitera agapudere k'umweru ngiye ntabwo njye nisegame nuza foundation zarananiye ntabwo nzikunda pe naruje ku munwa nuko mfite iminwa yirabura cyane iminwa yirabura pe ubundi atari iminwa yirabura nazajya nza gutya nta kintu kimwe nisize ariko irirabura cyane cyane imeze nk'iyi kanzu nambaye rero reka babwize ukuri impamvu abatipe batera imbere ikintu yerekeje amaso umutwe amaboko nicyo nta kuvuga ngo hehe ngo ajye ku ruhande na hehe ni ukuvuga ngo we afokasinga ku kazi
yakaraba atakaraba, yaborosa ataborosa, ikintu cya mbere aba ashaka ni intego aba yihaye kuvuga ngo ugomba kugera kuri iki. Naho twebwe tuzana mu byaha by'ubutesi bwa bugoryi tugakora n'ibindi tukamera ngo haracyari kare, cyangwa ugasanga dufite inshingano nyinshi. Buriya reka mbabwize ukuri, mwabadamu mwe, mwababyeyi, niba mubyaye mukaba mubyaye mufite impinja mufite abana, mujye mujya ibihe mwese mwite kuri abo bana, niba mufite akazi kangana, kubera ko hariya niho umudamu usanga asigarira. Umudamu asigara mu kudindira mu kugira gute, mu kwita kuri abo bana. Ubundi nicyo mpamvu bajya bavuga ngo iyo wabyaje umukobwa uba wamushoboye, uba wamuciye intege z'ubuzima bwe bwose. Ari nayo mpamvu bavuga ngo umukobwa buriya, ubundi umukobwa ushobora kuba mwigana n'abatipe n'abahungu, wajya kubona abahungu ukabona bageze kure, wowe mwariganye, wajya kubona ukabona urasigaye wenda uratwite cyangwa se urashatse, undi agakomeza, ukazajya guhura yarabaye umukire umuherwe. Rero nabo ngabo bajya baza ku ntuza, ntabwo bano batipe bavuga ati ngiye gukora YouTube kabisa, ntabwo bajya boga, ntabwo kandi mbabeshya nuko ntabwo bajya boga, ntabwo boga pe, no kuborosa ntibajya baborosa. Nuvuga ngo ikintu cya mbere abashaka views, subscribe, akabashaka n'amafaranga. Nibyo yakoga atakoga nibyo, kandi muzabitegereze murebe ntabwo bajya na borosa. Noneho baranyica. Ikindi rero nuko abantu z'aba diaspora bona banyihaye, aba diaspora mwanyihaye pe, mwiharaje kunyiha. Nabonye commentaire mwantutse, mwanyandagaje pe, nta kintu mutagize kuri iriya ntuza, kuri iriya case ya Eva wa John. Ese rero turadukomeza tumwite Eva wa John, cyangwa tumwita Eva wa Tennis, niba ari Tennis. John na Eva sinjye batandukanyije, icyo ni cyane, sinjye batandukanyije, nta ruhare nabigizemo mu itandukana ryabo. Sindi Denise, urumva ikintu munshakaho ntago nkizi. Mwantutse pe, mwantutse, murantuka ngo abanyamurenge nabavuze, ngo navuze ngo abanyamurenge, ngo mvuga ngo ukuntu ngo bajya bakazanura, ngo mvuga ngo uko badashobotse, ngo imico yabo idahura. Nose ubundi tuvugisha ukuri, imico yanyu ihuye n'iy'abandi? Arega buri bantu bagira imico yabo. Nose ubwo tuvugisha ukuri, niba abanyamurenge bashaka, bamara gushaka, bamara kuba ababyeyi, abamama, bakatangira bakambara ibitenge n'ibitambara mu mutwe, urambwiye ngo Eva uwo muco yazawukora ryari? Yazawukora ryari uwo muco? Ntabwo byavamo, ntabwo byakora. Niyo mpamvu biba byiza kubazamo babazi, azi imico yanyu yarabanye nabo. Abanyamurenge bafite umuco wihariye pe, ntabwo ari umuco mubi, ni umuco mwiza wenda cyangwa se kuri bo, ariko ntabwo bivuze ko abantu bose bawugenderaho. Eva yageze biramucanga, wenda ni ukwambara ibitenge, nuko ngo kuba ngo ukazanura, ntabwo nari mpari sinamufatiye akaguru, urumva. Ikindi noneho ku bijyanye n'imirire, baravuga ngo ni ugucumba umutsima. Bacumba mu gitondo, bagacumba saa sita, bagacumba na nijoro. Oya, bacumba mu gitondo, saa sita, nimugoroba na nijoro. Uvuga ngo urebye nabi warya agahunga inshuro enye ku munsi. Kandi ibintu babirisha, bashobora gukata ibirayi, bagakata utuntu turayi dutoya. Uturayi dutoya nyine bakadukatamo uturayi dutoya, bamara kudukatamo dutoya bakaduteka, bagashyiramo cya gitunguru cya kibabi, udutunguru twa poiro. Barangiza noneho bakagira gute, bagakaranga. Bamara gukaranga akaba agasosi, ako gasosi nyine k'ibirayi n'igitunguru n'amavuta, bakarisha agahunga. Ikindi bakunda kurisha imboga rwatsi. Ikindi bakunda kurisha isombe. Inyama zo ni rimwe na rimwe niho harimo mu mwaka. Ntabwo bakunda kurya inyama kubera ngo ubura ngo ni amafaranga menshi. Kuvuga rero ngo muri bashishe ntabwo mujya murekura amafaranga, ntabwo mujya muyarekura, n'ubu nabisubiramo, ntabwo mujya murekura amafaranga, muragumiriza, muragundira, ntabwo muba mushaka kurekura amafaranga kuko ntimunywa inzoga. Ariko ntimukabona umusinzi w'umunyamurenge, mubonye uriya musinzi mwakumirwa, mwakwiruka. Iyo yagiye mu kintu nyine akijyamo akigiyemo, niba ari umusinzi ubwo nyine n'umusinzi OG. Nibyo, ntabwo ajya yivanga ngo agire gute ngo ajye kuri oya. Niba ari umusinzi n'umusinzi, niba mwitabara rinywa, niba ari umuntu ukora arabijyamo neza cyane. Ariko imico rwose, reka mabwiza ukuri, imico nta hantu ihuriye no kuvuga ngo kiretse bagiye babanza kuyiga, nk'uko abantu bagiye kwinjira nk'amadini babanza kwiga amadini.
waba uzi ko uzashaka mu banyamurenge ukabanza ukiga imico yabo, ko imico yabo iragoye pe ntabwo wowe ubwawe wapfa kuyishoborera utabanje kuyiga. Niba ari ugukazanura ubwo nugera bazagukazanura, niba bambara ibitenge n'ukuboko bambariramo nawe uzabigenza gutyo, niba bitega igitambara nawe uzakitega. Urumva? Ikindi noneho niba barya ugahunga bagacumba 4 ku munsi, niba waba utazi gucumba ugomba kumenya gucumba uwo mutsimagaye. Uwo mutsima ugomba kuwucumba kandi ukawucumbana umutima ukeye ukawucumbana umutima utuje. Umva ukajya wirirwa ufashe umwuko ugasonga mu gitondo, ugasonga saa sita, ukavuga umutsima nijoro, hanyuma ukanawuvuga ryari. Nuvuga ngo urebye nabi wacumba inshuro izi 4 munsi. Buri munsi rero ngamba barambwira ko ukuboko kuwo mugore habwo umuntu abazagira akazana ipine ntabwo byakorwa bigusaba kujya muri siporo. Bafite imico idahuye n'iy'abandi pe nk'ukuri. Nyine irakomplitse ku bantu batayizi. Niyo mpamvu yewe numva ahubwo abantu bazajya bajya gushakayo bazajya banza bakiga imico yabo. Kuko abahungu b'abanyamurenge bari gukunda cyane abakobwa badahuje umuco. Bamaze kubibona usigaye mushaka abageni batarabo muntuza batarabanyamurenge. Yenda wamukunze sava, ariko se niba umukunze byibuze ntibajye umumeneraho 2 ukavuga ati rero iwacu bimeza gutyo na gutya kandi tuzajya guturayo, tuzaturana nawe iwacu bagomba kukubona kuko utambaye ibitenge uri umudamu wabyaye. Sha sinzi ukuntu baba bari kukureba pe, bari gucisha ijisho kubera ko nabarokore n'abantu basenga. Rero kujyayo uzi neza ko udasenga icyo nacyo ni ikindi ugomba kujyayo kandi ukajya gusenga. Noneho ikindi kintu numvise ngo ntabwo buranga bari abagabo b'abanyamurenge ntabwo bazi kurongora ngo ntabwo bazi kurongora, ubagira ngo agahita arangiza agawa. Noneho abadamu benshi babo nabo ngo usanga ntabyo bazi, byo kuvuga ngo iki nk'ababanye ngo cyashwe ntabyo baba bazi ni ukuvuga ngo bose bahuye bahwa. Noneho rero Eva niba izi Kigali yarazimenyereye yarazibaze umubare wazo akaba azizi, agahura na John agasanga ni ikiriti ntabyo azi. Urumva ntabwo byapfa kuvamo. Ariko ni ukuvuga ngo imico y'abanyamurenge itandukanye n'indi mico, itandukanye n'imico y'abanyacyangugu, itandukanye n'imico y'abanyamusanze, itandukanye n'imico y'abanyamasisi, itandukanye n'imico. Mbese ni ukuvuga ngo buri bantu bagira umuco wabo nuko bimeze. Kandi niba uri umuntu ugiye gushakayo itabire kuzajya ujya ikanisa, ujya mu ikanisa. Kandi ikindi noneho umuco bagira ntabwo bakunda kujya mu gisirikare cyangwa igipolisi, usanga benshi ari abaturage nyine sanzwe. Ni ukuvuga ngo bagira umuco wo kujya gusenga cyane. Ntuzasanga mu nsengero zabo abasore inkumi nyine urubyiruko uzasanga aribo benshi bari gusirimba, aribo benshi buzuye mu rusengero, benshi mu ikanisa. Niyo mpamvu rero utazasanga hari abitabira igisirikare cyangwa se igipolisi, kuko benshi baba bari mu rusengero bari gutendereza. Ubu ni ugutendereza ni ugusirimba, bari gusirimba cyane nyine icyo kikaza bagakoresha imbaraga zabo nyinshi cyane z'umurengera. Kimwe nuko nawe ushobora kuzikoresha uri mu gisirikare cyangwa uri mu gipolisi. Rero tuvuga ngo imico ntaho ihure n'iy'abandi, ntaho bihuriye rwose niyo mwabivuga, ariko ndabiyamye mwikomeza kuntuka kuko ni muntuka nanjye mugatuma ngira nshangamuka nawe ndabatuka pe. Mwantutse abadiaspora mwanyihaye, mbese nk'abadiaspora ngo buri kiganiro cyose ngukora uhendeza ngo usabiriza, guhendeza ngo usabiriza. Ndamaze niba nsabiriza wampaye iki? Niba naragusabyeho wampaye iki? Abadiaspora ndabiyamye. Ikintu cya mbere twamaze kumenya nuko nta mafaranga menshi mufite kwirusha abandi. Ikindi cya kabiri noneho twamaze kumenya nuko abadiaspora cyane bano b'abanyamurenge nta muri bashishi, nta mafaranga mujya murekura, muri impfumfu. Urumva? Ikindi noneho abadiaspora
namwe usibye ubwiyemezo no kwirata nta kindi kintu mufite, urumva rero mwikomeza kuntuka, ngiye murantuka nawe ndabatuka, muntuka nawe ndabatuka, ndabiyamye mbabarire. Niba nabivuze nkavuga ibiriho, nkavuga ibiri kuvugwa, nkavuga n'ibiriho n'ibyo nzi mwibinziza, ahubwo mwebwe ubwo nuvuga ngo kubera ko byabababaje nyine ubwo ni gutyo niko bimeze. Navuze ngo sebukwe ngo Eva ngo yarakazana, nari mpari ko navugaga umuco wanyu, ngiye nari mpari ajya kumukazanura. Murabona ndifu yivuga rimwe, niba rivugwa rimwe ntagafu kivuga rimwe. Rero ntabwo kuba nabavuze kuriya ntabwo ari ukubanga, ahubwo byantunguye ukuntu nabonye abantu bafite umujinya myinshi. Mana, ariko rero baranizere ko atari abanyamurenge, ko narinze ko abanyamurenge ntabwo bajya batukana kuri uriya si umuco wa muranuka neza mukanuka mukanyandagaza. Ko noneho numiwe pe, mwantutse koko, mwantutse numva nanjye ubwoba buranyishe. Komenti uzirebye nabi zanagutera muzunga, ariko ngiye kuntuka ntacyo bimbwiye. So twagiye kuri Mutesi Jolly muribuka ukuntu yatutse abanyarwanda b'abagabo benshi, ngo bamwe muri bo, ntabwo ari bose, yavuze ati bamwe muri mo muri Nyiranazimba. Uriya mukobwa yari afite tageti kugira ngo mutamumenyera, nimumenyera mutazamuzana agasumburuzo. Yarabwiye ngo muri Nyiranazimba ntimwamutinye, mwaramutinye murahaba, ukajya mwumva ko nyine ngo abanga, muragenda mumuca amazi, muragenda muramwanga, umujinya urabica ngo yabise ngo muri Nyiranazimba. Ikigero yarwo rugira ngo nyine mutamushungera no kumutesha umutwe no kumutuma adatekereza neza, ko iyo ukuntu mutereta muyagara ushobora no kuyaza umuntu neza n'ibitekerezo yari afite bigasigaraho. Niyo mpamvu rero yageze gute, yahisemo kuvuga ngo reka mbanze niteranye n'aba bagabo mbatuke, nimara kubatuka hazagire umuntu uzaza kumpereza kugira ngo ayoboke inzira ya gikire. Iriya bayita inzira ya gikire. Umusaza bagiye gushakana rero numva ntabwo ari kumugeraho iyo yaza guteretana n'umuntu w'umunyarwanda. Yari guhera mu Rwanda, hanyuma agashaka akabyara abandi bose, ariko noneho yavuze ati ntabwo ubwenge bwanjye buri hano hafi. Agira gute, atumbagira. Hari abantu bakomeje kubihakana ngo ntabwo yamwatse, ngo ntabwo yatsura musaza ngo ari yakuru. Bari yakurunguwe ngo turabize neza ko ari muri Nigeria, ngo uriya ngo ntaga uriya nawe nuwe yari uwe. Ubundi uriya mukobwa nawe yari afite abagabo benshi, yari afite abantu nyine benshi babita abaterankunga benshi, umuhaye amafaranga y'inzu, umuhaye minerval, ugasanga nyine buri wese azi ngo niwe wenyine ubikora. Kumbe ni nk'abantu nk'icumi. Ni gutyo ubundi babigenza. Hanyuma rero nukuvuga ngo Mutesi Jolly yamaze kumenyekana neza ko biriya byaravuga ngo bahakinze ngo account yiwe ngo oya, biriya ntabwo bari bayihakinze, ahubwo bashidutse nabo biri hanze batazi ngo niba uri umusitari ukaba uri ku mbuga nkoranyambaga nk'uko ukaba warizanye hanyuma ugashyiraho kondisiyo ngo ntibakuvuge, ntabwo bizavamo, bazakuvuga bakumanuke kuko warizanye waraje uri mu mihanda. Sibyo rero mutuze, ikibi nuko wenda yagutuka ngo wewe bakobwa ko niba babanya amaraso ngo yakahambirwa ngo byabitutse. Hari abantu nanye nibuka hari data bacuruza gutukana gutyo, wakanyara amaraso we ngo bwakazi we ngo bakubitwa n'inko, ugasanga umukobwa aramututse. Abakobwa bari bamaze bari babize bimenyereye kumenya tukana, ibyo bitutse nibyo bimeze nk'iby'abatwa cyangwa abashumba. Ariko ubundi ibyo byo gusererezanya rwose numva nta kibazo kirimo. Ikibazo kirimo ku muntu uri imihanda, atari ukuvuga ngo ni umuntu nyine tugiye gucukumbura mu ngo zabo. Rero YouTube, ikindi YouTube ntago ifite bene yo hano, nta muntu washinze YouTube hano, urumva. Mureke twese dukorera iki, nta mutima mubi, ntanda y'umujinya, cyangwa ubwo warijya no kuvuga ku muntu ukabanza washaka ukazayona kuba nabanza ukamubaza ese nkuvugeho gutyo na gutyo, nabyo reka byaryoha.
mukabanza mugaciringa cyangwa mukabanza mukajya no kugura akantu mukapanga n'ukuntu muri bivuge mugahimba inkuru. None muragira ngo tutabikora tuzarya iki kuri YouTube? Umukecuru Liliane ngira ngo mwagiye mubona amagambo menshi yagiye avuga, ariko hari ahantu yavuze numva ndababaye. Ahantu yavuze ngo ugasanga amabere y'abagore ngo ari hanze, ngo amabere y'abakobwa ngo ari hanze, ngo amatako ngo ari hanze, ngo ikibuno kiri hanze, ngo kandi ngo ibyo ngibyo ngo bishobora gucumuza abagabo. Murashaka gucumuza abagabo b'abandi? Niko wa mubyeyi we, wa mukecuru we, abagabo ni impinja, abagabo ni ba bucura bawe, urukubagirira impuhwe. Ubundi kubera iki kwibanda ku bagabo cyane umeze nk'ubafitiye impuhwe? Ni ugukunda abagabo kurusha abandi? Twese ntidukunda abagabo, ako bakunze kurusha. Niba uri gushaka umugabo ukurongorwa akagushyira mu mago, waterese neza utiriwe ujya kwanduranya. Ushaka umugabo w'umubana, ko nawe namaze kumva ko nawe uri single mom, natwe twese. Niba rero uri single mom, aho kugira ngo wanduranye usa no kuvuga n'aba bagore, washobora ahubwo ukagira gute, ukabivuga neza. Ukavuga uti rero ngiye ndidarapye rwose ko umuntu mukuru, ngende umubyeyi w'abana n'aba, nkaba mfite imyaka iyi nkaba nifuza umukunzi. Ibyo ntibyaba byiza? Aho kugira ngo uze ngumere nkaho ufite impuhwe abagabo, mbese ufite impuhwe abagabo kurusha abandi. Abo bagabo ni impinja, ni ba bucura bawe, ni iki cyawe mu by'ukuri? Ibaze ko noneho abakobwa baramutse baretse kwambara mini, bose bakambara bikwije bigera ku mavi, abagabo barwara n'ikizunga. Abagabo bashobora kurwara umutwe udakira, bashobora kurwara umutwe udakira, cyangwa se ibicurane cyangwa imyuna. Bose abakobwa bose bambaye bakikwiza, bose akabura akantu karangaza abagabo. Abagabo barwara depression, barwara isukari yazamuka, ibicurane byaza, imyuna yaza, imitwe idakira. Ndakubwiye ngo biriya bintu niyo mutanabizi, biriya byo kwambara mini birakenewe cyane ku bagabo. Ahubwo abagabo batabibonye imbere y'Imana bashobora no kurwara, kandi ngiye mbivuze kubera ko mbizi. Noneho niba urugero naguha, umugabo wawe urabona ko akunda abantu bambara ibintu birebire, iyo mugeze mu cyumba cyangwa uri kumwitegura kugira ngo aze, usanga muri kwambara utuntu turi sexy kugira ngo nyine umwakira umeze neza, wakarabye umeze neza, wambaye utwara tugufi. Biriya bintu bishimisha abagabo, biriya bintu bishimisha abagabo. Ntuzongere kuvuga rero ngo abagabo ngo nukubaterera, ariko abagabo si abana, si impinja. Ikindi nuko abagore bose aho bava bakagera n'abakobwa bazi ikintu gishimisha igitsina gabo. Nibyo. Ikindi umuco n'ukwikwi, umuco wacu wera tugendeye ku mateka yahahise kera cyane, umuco w'abanyarwanda bambaraga imyenda cyangwa bambaraga ubusa, bambaraga impu, bakambara niba ari ibiti byo gukinga ku tubere, bagakinga hano imbere n'inyuma uruhu. Uhabwo ubanza arameze nka bari abantuza, nka bari abazuru. Abazuru ubona batajya no muri stade bambaye gusa, hari icyo bababwira, bagira bakabimenyera. Nawe wibeshya ngo amabere ngo bari hanze mu bye, nta munyarwandakazi kubyambara. Niyo yambaye akambara ntago ajya yerekana amabere yose ngo amabere ngo hanze, nta soni. Uratangira kubeshya ukavanga abakobwa ngo n'abagore ngo bambara amabere ngo yabo ngo ari hanze, ngo nta myenda, amatako ngo yose ngo ari hanze, ngo n'ikibuno kiri hanze. Wabeshya aho hantu, wabeshye. Nta munyarwandakazi ubyambara ubusa buri keretse hamuse wenda kina prono. Akumirwa wenda yakwambara utuntu tugufi turi sexy ukuntu, ntago yagaragaza imyanya y'ibanga cyangwa agaragaza imoko y'ibere. Imoko n'imbere hano ku gitsina n'inyuma mu mwatata. Aho hantu wari wabona umukobwa ari kugenda mu nzira atahambaye, urabeshye, wabeshye. Hari ahantu wabeshye. Nta munyarwandakazi ugenda mu muhanda yambaye atambaye. Ako si ukuvugira abagabo ye. Niba ushaka umugabo wawe wavuze bakamuguha, cyangwa ukaza ukidarapa ukavuga ko umukeneye, ariko ukareka gushaka gusebanya n'abakobwa n'igitsina gore. Nta munyarwandakazi ugenda mu muhanda atambaye imyenda. Aho wakishe pe, wakishe. Noneho ikindi kintu rero tugiyeho Mana y'isi n'ijuru, ni icya Papa Bitangaza na Mama Bitangaza. Papa Bitangaza na Mama Bitangaza, ya pranka yabo yararangiye, ariko irangiye vuba. Ikintu bari bashaka kugeraho bakigezeho.
cyangwa ahubwo bigiye kubapfira rimwe. Noneho ngo mu rugo rwabo ngo hari kuvuga ikintu bita inzara, ubukene, imva. Inzara iri kuvuza ubuhuha ngo barashonje ku rwego udashobora kumva. Udufaranga twose bari dufite ngo badushoye mu kubera ko nta kintu bakoraga, bari buri umwe yari ukundi ukwe, kandi abana bakeneye kurya, bakeneye kubaho. Abantu babura ubwonko ari babiri, babura ubwenge ari babiri koko, hakabura n'umurandatu undi. Babagize gutya ngo bagiye guhimba Frank, amaze cyo nkundira Pastor Claude, arabashuka. Claude ameze nka Sekibi, arabashuka, yamara kubashuka amaze kubashiramo neza fresh, akongera akahita abihinduka. Ubu ngubu none atuvugana Claude yatangiye kubihinduka, yatangiye kubihinduka, kubigarika, kubera ko yabonye ubukene bwabagezemo. Ubukene buri kubakoramo, n'inzara iri kuvuza ubuhuha. Kibaza noneho ibaza abantu bafashe Frank bagakora Frank bazi noneho ko banatwite no kwituma, batwite inda nkuru. Urumva ibyo bintu byose bari kurundumirira ku mwana wabo. Umwana ari kumwe na mama we, amaraso ya mama, ibyo mama ari kurya, ibyo mama ari gutekereza byose biri ku mwana. Noneho ibaza uwo mwana ukuntu azavuka yose n'imivumo. Frank uyikora ufite inda y'imvutsi koko, iyo reka si byibuze ukabanza ukabyara. Ikindi mushire hasi Pastor Mutesi, muri kumuvuga nkumvise se mirabize, mwigize abantu, mwigize abarokore, ariko mwana warokore, abarokore b'ikinyoma muzashya shaho, muzashya muturagurike. Pastor Claude Ngambe, Pastor Mutesi mwamwihaye kuva kera, muramutuka mugira gute. Noneho ikindi kiba kigaragara ni uko ngo timu ya Claude byanga byakunda nabo ntago biyumvamo. Asanga Pastor Claude ari wabamo mucometse mu byo mutuka, byo muvuga. Ariko none mama bitangaza nta kintu apfana na Ariane, buza Eliane muramwibuka umugore wishongoraga avuga ngo ngiye mfite urugo n'umugabo. Hanyuma umwana akaza kurwana, niba aragiye hanze yasabye ubufasha, tumubona ariko ngo nabakire ngo badanje ngo turakiza ngo n'umugabo wanjye ngo turakiza, yishongora yikubita hirya yarashinzwe kiwe mu itorero. Uwo mudamu ngira ngo muri kumwibuka, uriya mudamu mwitegereze mama bitangaza neza ni Eliane, neza ni Eliane neza, wagira ngo ni ukwishongora n'ubwirasi n'ubwiyemezi, byose wagira ngo ni ntuzamusize ku mwanya w'intebe, cyangwa ni muri umunawe, cyangwa ni wa wundi bavuga ngo Pastor Mutesi ngo yashatse gutwara umugabo ngo wa muri umuna ngo wa Eliane niwe. Nukuri ko bana barasa, usibye no gusa no kuvuga bavuga kimwe, n'ubwishongozi n'ubwiyemezi bwose ni bumwe. Niyo ari kuvuga Mutesi nabi rero abameze n'ubundi nkuriya muri Eliane kumwe tagiye yacuriraga Mutesi yashaka kumutwarira umugabo muri umunawe. None bari abagore nta kintu bapfana, nta kintu bapfana, mwumva imvugo zabo zose ni zimwe. Rero ibyo by'amapranka yanyu cyane cyane ko n'insengero ngo bagiye bazifunga, muri kugaragaza noneho ko batigeze bibeshya. Ntabwo leta yigeze yibeshya gufunga insengero. Abantu babiri babura ubwonko bombi, umugore n'umugabo, bakarindagirana. Noneho papa bitangaza afite iminwa n'ibisesi isupu, ibintu byemeze gutya. Noneho ariya marira yarize sasa, uriya mugabo nubona umugabo ari kurira amaso agashoka, uzi ko ari amarira y'abagabo atemba gutya, ari amarira y'inkunguzi, bari mubizi. Noneho ibaze kubona umugabo nka Bitangaza munini kuriya, n'ibinwa bijebetse, ariko akarira amarira agasohoka akajebeka, n'ibitama mama cya bitama ibu mwe mana. Iyi mihanda iradusigamo imvune, imihanda iradusigamo imvune, kuko iyo prank yanyu nayibonye kera mugitangira, nahise mbona ko ari prank, ko mushaka gutwika, mushaka kumenyekana, nyine mushaka kuzamuka. Umukecuru Liliane akimara nyine, urumva yavuze ngo umukecuru Liliane yavuze ngo ngumva mugasa kwambara mini sha. None nawe yiyemeje ngo kwambara mini, kandi avuga ngo abanyarwandakazi ngo bambara umusanga amabere hanze ngo mabuno hanze. We yavuze ngo agiye kujya yambara mini, noneho ngo n'agasaro ngo bazare buzarusha igihagararo ngo n'inzobe inyoye wateye neza kubi.
ngo nanjye ngo ndaryambara uvuga ngo biriya byose biganiro yakoraga kuri ntuza kuri Sandrine yari ishyari ndetse niba wumva ageze ahantu ho kwifuza kwambara mini nawe kugira ngo agaragarize ngo yereke Gasaro ngo mbese ko atamurusha ikimero ubundi batari ishyari yari yaramugiriye ahubwo tuba turi mu kigare abantu bagirira ishyari abantu barangiza asigaye natwe tukajyaho tukagira ngo wenda ngo ni urwango rusanzwe kandi kumbe ni ishyari urumva ahafashe umwanzuro uvuga ngo nanjye ngo nzambara mini nanjye kwambara mini ngo ngewe ngo mfite ngo n'inzobe inyoye hano rero hari abantu bavuze bati Mutesi Jolly nka misi nka nyampinga w'umuco ati byagakwiye kuba yari gushakana n'umunyamahanga cyangwa gukundana n'umunyamahanga ati cyangwa yari gukundana n'umuntu wahuzuje umuco nose niba uwo bahuje umuco nta kigenda atari type ye akabona nta mafaranga afite akanabona ko wenda ari gufitinga fresh ushaka umunyamahanga ntabwo byemewe se ko umuntu wabaye misi ntabwo yagombye gushaka umunyamahanga ni ukubeshya urukundo rujyaho rushatse yashatse umunyamahanga w'umusaza nibwo yabonye ko harimo amahoro kandi umuntu ufite ifaranga rwose usibye na Mutesi nta muntu utarigwa inyuma ifaranga riraryoha nta muntu utayagwa inyuma pe twumvikane nagira umuntu umushinja ngo amutere ibuye hano hari ubutumwa yatanze yagize ati kuri mwe mwifashisha ikoranabuhanga mushaka kuntura umujinya yaba kubyerekeye gukundana cyangwa se kudakundana n'umuherwe ibyo nibyo nari nkeneye ngo nyine mukomeze mugire gute mu bishwanire mu bayaze yabayagije ntabwo wamenya ukuri nuko utari ukuri nyine abantu bose imbuga nkoranyambaga byabaye nk'ikinyoma kiri gucuruza